Mes amis qui sont avec moi sur la protection de mon cœur, je vous salue très, très, très beaucoup. Je vous salue avec beaucoup de joie. Je vous salue avec beaucoup de plaisir. Je suis très contente pour être avec vous sur la protection de mon cœur. Dieu que vous bénisse. Mbahaye ikaze inshuti zanjye nk'uko bisanzwe, Uwiteka Imana abamera umugisha kuba mwabonetse aha hantu, kandi nanjye awumereye kuba mpageze, twese awuduhane, kuko ibyo tuje kwigira aha ngaha biba ari ibyo kudufasha kubaho hari ibyo twirengagiza cyangwa se dukubura ku mitima yacu, ubuzima bugakomeza. Isaha nk'iyi ngiyi rero tujye kuganiriza abamama, abadamu bikoreye amaboko kubera yuko abagabo babo bagiye mu nshoreke. Ibi bintu biteye ikibazo, aho ubana n'umuntu ukabona kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, iminsi 7 igize icyumweru, umugore bari kumwe kuwa mbere siwe bari kumwe ejo, iyo minsi uko ari 7 ugasanga ahinduranya abagore nk'uhinduranya amakariso. Satani yaramanutse, turi mu bihe bya nyuma, nta mugabo ugikunda umugore we uko bikwiye, niba ari ukubahaga, niba ari ukugira gute, sinzi uko biba byagenze. Ariko nanone tugaruke inyuma, abamama ndabizi umuntu wese ujya ugera aha ngaha nta mutima muba afite, nta byacitse muri we, ni umuntu ukunda amahoro kandi ni umuntu ukunda umuryango unezerewe. Satani rero ajyaza akatunyaga ibyishimo mu ngo zacu, agatuma igihe cyose duhora tubabaye, agatuma igihe cyose uhora utekereza kuri ejo bizagenda bite, ukajya ureba umuntu muri kumwe ukumva umwibajijeho inshuro nyinshi. Ibyo ngibyo ni byo Satani aduhejejemo. Aha ngaha rero abashaka iki? Nababwiye yuko Satani yanga urugo, Satani yanga umuryango utuje, Satani yanga umuryango wumvikanye. Igihe cyose abashaka kutuvangavanga no kudutesha umutwe kugira ngo tubeho mu isi twiganyira, duhora duhondana imitwe n'abo twashakanye, tuzabure n'ijuru. Noneho hari igihe bigera mu ngo z'abakristo cyangwa se abemera Imana mu bundi buryo, ugasanga atwibagije yuko ubuzima bwacu buri mu biganza by'Imana, ahubwo akatwereka yuko wa muntu mwari kumwe ugiye muri ubwo buryo, akakwereka yuko upfuye, ibintu byacitse byarebye, ye babuze abahute, ye baba abantu uzabagira ute, ye baba we, akakuzanira ibibazo byose akabikurunda imbere, nawe ukiheba uti noneho kambayeho, kakubayeho. Uriya mugabo ubundi mwaravukanye ku buryo uzi yuko muzanapfira umunsi umwe, nta byacitse. Niba umugabo wari ufite mu rugo yari umugabo mwiza utuje, akaba yifasha akajya muri izo ngeso, ukaba nta kindi kintu ubona wakora kugira ngo ube wamuhindura agaruke mu rugo. Hari igihe biba ngombwa, hari byinshi umuntu ashobora gukora umuntu akagaruka, ariko iyo ubona ntacyo warenzaho, ukabona inzira zose zishoboka warazimize kugira ngo umuntu yicare mu rugo, bikanga, rekura, urekure ku maso, umureke arembere, umurere agenda, ku mutima urekure umuntu. Ibintu byo kwirirwa utekereza ngo uyu muntu naramuka agiye nzababonye, nukomeza kubyishyiramo uzapfa koko. Bamama beza, nshuti zanjye, turi abantu imbaraga dufite turwanisha ntaho zakora iza Satani. Usibye Imana yo mu ijuru yo kabyara yo gaheka, iza ikarengera umuntu,
ikaza ikagufata ikagukomeza, yarangiza ikakubwira iti mwana wanjye ngiye kukurwanirira mu bibazo urimo, ariko itabayeyo we nta kintu wabikoraho, nta icyo wabihinduraho, ahubwo uko ibibazo byari bimeze wagenda urushaho kubyongera. Ahangaha narababwiye abantu mukunda kuvuga gusa, ugasanga uhereye mu gitondo uzenguruka umudugudu, wananiwe kujya gukorera urubyaro, niba ari uguhinga byakunaniye kujya kubahingira, niba ari n'ibindi ukora byakunaniye kujya kubakorera, ukirirwa ubwira abantu ye baba byacitse byayobye, ye mugabo wanjye yo ukavuga ubwirwe n'iki muri bariya abantu urimo ubwira, niba babasha kwikorera umutwaro w'ibibazo ufite? Abenshi hari abaguseka akavuga ati ariko nk'uyu aba ari mu biki. Abenshi hari abajyana amakuru, wamara kumubwira nawe akaba arasimbutse abwiye runaka ati yo uzi ibiri kwa runaka, byamushimishije, ntabwo yikoreye umutwaro wawe, ntabwo yagusengera, nta n'ikindi kintu yagufashisha, ahubwo ararushaho kugusonga, agutaranga umudugudu wose. Buriya mu bintu mwitondera, byo mwitondera abagore turi abana babi ku rundi ruhande, kugira ngo uzabone umugore uzabwira ibanga akagufasha kugenda muri cya kibazo, hari uburyo bwinshi yagufashamo, yakugira inama, yagusengera ibintu bigakoreka, yanaguha sapoti mu buryo busanzwe. Niba umugabo yarabigenje gutyo akaba atagihaha mu rugo, akenshi nibyo bintu bibabaza abadamu. Umugabo yagiye ntabwo yitaye ku muryango, kandi koko umubabariye ntabwo yanabishobora, ariko gutunga urugo rumwe birimo kugorana. Reba ukuntu ibibazo bisigaye biba mu ngo, abana amashuri asigaye ahenze, ibyo kurya birazamuka uko bwije n'uko bukeye, reka kwambara byo hari n'ubwo tugiye no kubyibagirwa. Noneho wajya kureba ugasanga wa mugabo umushahara yakoreraga nturiyongera, ariko arifashe na ya yandi yakoreraga ayajyanye mu gasozi. Urumva mu rugo hazaboneka iki? Mujye mubabarira abantu. Niba ibyiyumviro bye bimwereka yuko agomba kugenda muri izo nzira, babarira umuntu, mubabarire use nkaho utanamuzi, kubera yuko si we wamujyanyeyo, nta nubwo ari nawe uzamugarura. Rero iyo ugiye kumwereka cyane yuko umubabaje, ukajya kumwereka cyane yuko, narababwiye mujye muvuga amagambo make, ukajya kumubwira ye baba, kirazira kikazirizwa. Buriya umuntu wagiye muri ziriya ngeso yigirayo n'ubugome bwinshi. Uko urushaho kumubwira niko arushaho kugenda yumva kwanga, niko arushaho. Buriya muzabyitegereze, nk'umugabo w'umusambanyi, iyo umugore amubwiye amakosa ye, we kugira ngo yigire umwere agenda abwira abantu yuko umugore we yamunaniye, agenda abwira abantu yuko umugore we mbese akurundaho ibintu byinshi kandi bitari byiza, kugira ngo akwambike isura mbi. N'uzamubona uyu munsi yavuye kwa nyiranaka, ejo akinjira kwa nyiranaka, avuga ati ariko yatubwiye ko afite umugore mubi. Niba hari ibintu bibabaje biteye agahinda, abagabo nk'aba ngaba atagenda ngo agende wenyine, akagenda asize umuryango mu mazi abira, akirirwa bambika uruga, akirirwa akuzi kuba wabwira abantu ko umugore wawe ari mubi, umuntu mwabyaranye n'ejo mugikomezanyije. Buriya abagabo sinzi ukuntu bateye, n'ubundi aragenda ejo akagaruka mu rugo agakenera wa mugore we. Abamama ahangaha narababwiye ni kubaka urugo ni ubwenge, kubwejagura birarusenya. Ntabwiye mujye muceceka.
tugiye gushaka umuti ugufasha kwakira impinduka z'ibihe wagezemo. Urugo ni urw'umugore n'umugabo, umugabo ni umutwe w'urugo. None muri iyi minsi y'imperuka abagabo benshi biyambuye inshingano, ntagishaka kuba umutwe w'urugo, ntagishaka kurutekerereza, ntagishaka kurwitaho, yibereye mu zindi fi utamenya izo arizo. Uyu muntu rero, uyu muntu umeze gutya, bamama beza, dushaka umuti watuma tubana n'impinduka z'ibihe, dushaka umuti watuma tubaho umugabo ari mu rugo cyangwa se yanagiye. Ubyakire use nkaho ubanye nabyo, ubundi usaba Imana. Buriya Imana niyo byose ku buzima bw'umuntu. Aho kugira ngo wimike umugabo ujye wirirwa umutekerezaho wumve yuko kuba adahari hari ibyo wabuze, ahubwo wige kwimika Imana muri wowe. Imana niyo byose muri wowe, Imana niyo itajya idutenguha, niyo yemeye ko bya bintu bibaho, ntabwo ari uko ibikwanze. Hari icyo ishaka kukwigisha, hari n'aho ishaka kukugeza. Njya mbibabwira kugira ngo usimbuke ahaterera cyangwa se ahantu harehare, nuko hari aho wabanje gusubira inyuma kugira ngo ubone neza uko witegura gusimbuka aha hantu. Niba rero mushaka kubaho mu buzima bwiza gusa mujye mu Mana, niho honyine mushobora kubonera amahoro, ubuzima, umutekano. Buriya nababwiye ni Satani ajya atunyaga ibyishimo by'urugo muri ubwo buryo. Satani arabizi neza yuko umugabo n'umugore we bikundaniye, bafashanya gutekereza, bagahuriza hamwe, ikintu cyose bashatse bakigeraho. Buriya nijoro kurijyamo byaborohera. Niyo mpamvu rero iza ikamenamo utuntu kugira ngo ibavuyange, nimara kubavuyanga buri wese ahugire ku bye n'undi ku bye, bya bitekerezo mwahuzaga ibicemo kabiri, ubundi birabara. Rero aha hantu ntitugakundire ko Satani ayobora imitekerereze yacu. Byo reka mbabwire, kuba ndi kukubwira gutya ntabwo nubatse mu ijuru, nubatse mu isi nk'uko twese ariyo twubakiyeho. Ibyatera iwawe byatera iwanjye, ibyatera iwanjye byatera kwa nyiranaka. Ahubwo muze twese dufatane urunana, twige uko ibi bintu umuntu abyitwaramo. Mujye muza kwiga hano kandi mwige mufate, ntimuzababazwa. Njyewe ntacyo mbarushije cy'igitangaza, ariko ikintu kijyanye no kuba nakwihanganira ikigeragezo icyo ari cyo cyose gishobora kunyinjirana, njyewe ndabishoboye. Si ukubiyemeraho, si nuko mbarusha ubwenge, ariko umuntu w'imbere uri muri njye, mutima wanjye, hari ibyo ujya ubasha kwakira ukabika, ukiga kubana nabyo. Niba utaragera kuri urwo rwego rero rwo kuba wakwakira ikintu gishobora kukubabaza ukabana nacyo, kigasa nkaho ntacyo kigutwaye kandi cyo cyaje kije kuguhungabanya, ntaho uragera. Tujya mu rugo ariko tugomba no gukurirayo, tugahora turi abana mu mutwe, guhora uterana hejuru n'umugabo kubera iyo myitwarire. Oya, Satani niba yabonye umugabo wawe ari umunyantege nkeya, niho yanyuze. Yarebye ibona nimuteza bwa busambanyi, aragenda agiye. Ibona nimuteza bwa busambanyi, yose arayahembwa yashyira indaya, mu rugo nta kintu ari buzanemo, kugira ngo namara kujya muri ya myitwarire nawe usigare uvuza induru, najya atambuye mu Rwanda. Ubu ukuntu Satani aba yaturangije. Bamama beza rero, iyo byagenze gutya, renza amaso umugabo urimo ureba, ahubwo urebe Satani wamukoresheje n'inzira yanyuzemo. Nurangiza uvuga uti rero Satani ba witwariye uwo nguwo,
reka rero ngewe mukingirane, ntuzinjira na rimwe mu mutima wanjye. Satani ukamukingirana, ukamupfira igihote, ukamutesha umutwe, umva akajya kuguteza wa mugabo, wowe ukazajya umwereka yuko udahari, udakeneye no kumwumva. Ukabwira Satani uti Satani jyana uwo nguwo, ngewe ndeka ndera abantu. Abamama iyo ugiye kurira ngo umugabo ntahaha, nicyo kintu njya numva kiriza abagore kenshi. Iyo ugiye kurira ngo umugabo ntahaha, menya yuko n'abapfakazi badafite abagabo, uhite wigira ku bapfakazi batunze ingo, bakarihira abana ishuri n'ibindi byose bakabikemura, nawe uvuga uti burya nanjye nabaho. Ahangaha rero umuti wa mbere ni uwuhe? Niba umugabo adahaha mu rugo, iga kurutunga. Ibintu mwishyiramo ngo abagabo ngo nibo batunze urugo, ngo barakomeye. Bakomeye se bakomeye ibiki? Adahari twabaho, adahari twabaho. Ahangaha rero umugore ugiye gutsindwa akajya yirirwa apfukamye imbere ya wa mugabo utanamwitayeho, kuko umugabo wagiye hariya hantu indaya ziramuroga, kugira ngo azakugarukire biragorana. Indaya yariye ku ifaranga, reka mbabwire ntabwo yamurekura, iramwahirira ikamwahirira, noneho wowe ugasigara urira mu myotsi. Ahubwo wazajya uvuga, yataha wavuga ngiyi imigeri ngiziye, urumva ibibazo byose bigiye kukujyaho. Ariko burya wacecetse ni akazi, akagenda ejo akagaruka, yazasanga nyine hari akahungabanaho gake, kuko ibyo yabaga yakemuraga mu rugo mbere y'uko ajya muri za ngeso ntabwo bigikemuka. Ariko n'ubundi yazagasanga muriho, buri yasanze muriho yabona yuko atari Imana mu rugo rwanyu. Naho iyo abona wirirwa umupfukamira umwereka yuko kuba yaragiye hari ibyapfuye, ye baba we, uriya mugabo aranagusuzugura. Abamama iyo kubana n'impinduka zirihe, iri somo njya kuyitegura ni uko mbona yuko hari abantu benshi bahugiye muri ibi ngibi. Umugabo wanjye baramutwaye akananirwa gukorera abana no gushaka ikindi kintu cyamubeshaho, umwanya akawuta atekereza umugabo. Kubura mu mutwe wawe, kubura bene iyo mitekerereze, niba byaraje nyine Satani yarakwinjiriye. Ariko nudakubura ugakomeza ugapakira mu mutwe wawe, mu bwonko bwawe, ugakomeza ugapakiramo umugabo mfite umugabo mubi, byo uzapfa uhagaze. Ni handi ujya kubona ukabona umudamu yashaje imburagihe. Buriya ibintu byinshi dutekereza bibi, ibintu dutekereza bidutwara umwanya munini, igice kinini cyacu cy'imitekerereze kikaba icyo gutekereza imihangayiko n'imibabaro, biragenda bigakunja iriya mitsi yacu y'ubwonko, ugahita usaza imburagihe. Yewe data we, yakurebaga akabona uri mubi, kuko yamaze kubona abagore benshi batandukanye bagiye bamuha ibintu byinshi bitandukanye, bituma aguburwa, arakwanga. Niba rero ushyizeho no kwihangayikisha, urashyiraho na kwa gusaza, ye baba we, najya kureba abone noneho wagize n'igisura nk'ikinyamaswa, najya kureba abone washaririye, kuko ugiye ubona ko uri mubi bita byikuba inshuro nyinshi. Ntihandi noneho azagenda ntanagaruke. Nabona mbere wenda yapfaga kuza akanahakandagira, n'abana bakabona papa, bakabona isura ye. None se namara kugenda burundu, kuko abona wanabaye mubi, ntugiteye apeti, ntukimushimishije, arakubona ukuntu, arakubona mama, ibi bintu mubigabane. Hari byinshi byo gutekereza kandi bidufitiye umumaro, hari byinshi byo gutekereza byagira icyo bikugezaho. Ikindi, uyu mwanya ufata ubwira abantu ba feki, bwa bugore bwose bwo mu mudugudu, ye baba, bikazagera no kuri za ndaya, ziravuga ziti turi mu kazi. Uzi kugira ngo umuntu wagutwaye umugabo abone yuko byakubabaje, haba mani ishobora byose.
ba mama beza, mwige kubana n'impinduka z'ibihe, mugira ibyo mukubura mu mitwe yanyu, mu bwonko bwanyu, mu mitekerereze yanyu, mugira ibyo mwimika bifite umumaro. Aha ngaha iyo wageze muri iki kibazo ukeneye inshuti z'umumaro, ukeneye za nshuti zikugira inama. Buriya iyo tuganira na bagenzi bacu, uwagira aho kugeza uramubona, n'uwagusubiza inyuma mu mitekerereze uramubona. Habaho rero nk'umuntu muba muganira, wamubwira ikibazo cyawe hakagira inama aguha, hakagira ubundi bufasha aguha. Ye abana baraye ubusa kubera yuko hari ukuntu byagenze nabi, ibyo wakoze ntibyemera, agafaranga karabura, abana baburaye. Iki kibazo umuntu uzajya kukiganirira ni wa muntu utekereza yuko ashobora no kuguha ikiro cy'umuceri ukagaburira abana. Iyo urimo rero ubibwira umuntu utagira n'urwara rwo kwishima, uba urimo kwiha amenyo y'abasetsi. Aha ngaha rero dukeneye inshuti z'umumaro, inshuti ziduhumuriza, inshuti zitugira inama, inshuti ziduha sapoti, inshuti zinadusengera. Ariko ntimukajye mugwiza inshuti z'abapagani. Ubundi abapagani mubagwiza mu buzima bwanyu ngo babamarire iki? Jya ushaka abantu bazi gusenga, ubu mugire inshuti. Iyi saha niba utari umufite umushake. Tujya tugira abantu nyine bashoboye kuturenza. Habaho abantu babishoboye muri Imana yagiye itanga impano zitandukanye. Ibi ndimo kukubwira hari igihe wowe utabasha kubivuga, ariko noneho ukaba ufite iyindi mpano wifitemo, umuntu abona yuko iyo mpano ari iyawe. Bakundishe kubana n'abantu bazi gusenga, bafite izo mpano muri bo zo gusengera ibintu byananiranye bigahanguka. Ntimukajye mugira inshuti z'imburamumaro. Umuntu muganira kuwa mbere kuwa kabiri nta gitekerezo, nta nyunganizi, uyu muntu uba umushakaho iki? Nicyo gihejeje abagore mu bwigunge, kugira inshuti nyinshi z'ingwizamurongo zitagize icyo zimaze mu buzima bwawe. Ibi bintu bamama beza mubikure, nabyo ntabwo ari byiza. Ndacyatanga umuti ku bibazo nk'ibi ngibi iyo byavutse mu rugo. Umuti wa mbere ni ugushaka icyo ukora nawe cyakubeshaho. Uwo ni wo muti wa mbere. Buriya umugore udakora, udafite ikintu cyamutunga, niwe wirirwa yikoreye amaboko mu gihe byagenze gutya, akumva yuko umugabo ari we ugize ubuzima bwe. Ariko burya wabonye icyo ukora usa nkaho utanabyitayeho, biba ubireba ukajya upfukama ukabisengera, Imana yazaguha umugisha ikabikemura. Imana ijya ibikemura. Umuti wa mbere rero nawuvuze, mwige gukora mutikoresheje. Uyu mwanya umara mu mudugudu wuzengurukamo, buriya wagiye guhingira umuntu waba ukuyeho 1000. Ntimukajye mugira umwanya wo kwirirwa mutekereza ibi ngibi. Iyo uri mu kazi ushaka imibereho, ibi bintu uranabyibagirwa. Mwari mubizi? Utari ubizi abimenye. Iyo ufite akazi uhugiyeho, ntabwo ibi bintu wabona umwanya wo kubitekereza. Uwo ni umuti wa mbere. Umuti wa kabiri, bamama beza, kugabanya amagambo wabwira buriya mugabo. Yagabanye, kuko iyo ukunda kumubwira uba urimo kumwiteza. Nyandi nababwiye n'iki n'imigeri bishobora kuza. Umugabo umeze gutya, umugabo uzi umugore urenze 1, 2, 3, 4, 5, kugira ngo uzamubwire muhuze, ntabwo bijya bishoboka. Yakumva akumva urimo uramutera iseseme, ishyi zaza, imigeri yaza. Kugira ngo rero dukumire izi nshyi n'iyi migeri, nuko twiga guceceka. Ukajya umubona ataha, ukabona agenda, nibyo birabaye. Wige kumenya ibyawe. Sinkubwiye ngo uzamusuzugure. Nataha buriya uzakora ibyo ugomba gukora, uzasigaze kimwe gusa. Wibuke ko Satani uri aha hantu
uko nguko amwahura muri izo ndaya. Wibuke yuko ziriya ndaya inyinshi zibaho zigurisha, kuko nawe nibwo buryo zamubonyeho amafaranga, niyo mpamvu bagikururana. Rero yabonanye n'indaya ya mbere, yabonanye n'iya kabiri, iya gatatu, hariyo azakuraho imitezi, hariyo azakuraho sida. Uyu mugabo ugenda muri iyi mico uko byagenda kose, hashira umwaka umwe, hashira itatu, hashira itanu, ntabwo satani yamuhereza atagize icyororo amuherayo. Abapapa badukurikiye batwumve, hari ibintu bakora bazi yuko nta kibazo nta n'ingaruka, ariko iyo wijanditse mu busambanyi ukurayo sida, ntabwo yaguhereza. Rero ahangaha madamu, niba wasigaye mu rugo, wita umwanya ku muntu, ni umubiri we yajyanye, ni umutima we yajyanye, mureke gukoresha uko abyifuza. Nagaruka rero, hari igihe ashoberwa, ubukene bwaje, amafaranga bayamumazeho, agatangira kugutekera imitwe. Jyewe ubu simperuka guhembwa, ku kazi birimo kwanga, noneho banankase ibi n'ibi, amafaranga yabuze, akagutekera imitwe kuko amafaranga afite aho agiye kuyajyana, akakwereka ibibazo biyatwaye mu kazi, kandi amafaranga arayafite, akeneye kuyaha bariya, wowe ntakikwiyumvamo. Uyu muntu rero nagenda yatange, iyo yayabuze nibwo yongera akagukenera, agukeneye atagukunze, kuko umugabo wakugeretse abagore 3 4 ntago abagukunda pe. Papa ntimukatubeshye. Umugabo umwe yigeze avuga ngo ngiye nkunda umugore wanjye. Ukunda umugore wawe ukajya kuryamana n'uwa runaka, ejo bundi ukajya kuryamana n'indaya igurisha, ejo bundi buriya abagore 8 umugeretseho, mukunda gute? Ese ubundi mugira umutima ukunda utera? Uwo mutima ukunda abantu 15 icyarimwe, uwo mutima ni bwoko ki? Abapapa ahangaha namwe muraturyanye. Ntabwo waba ukunda umuntu ngo wiri gusambana ku munsi usamane n'abantu 3. Ntabwo ibyo bintu bijya bibaho. Gute se? Ntabwo umutima wawe wabasha gucumbikiramo abo bantu bose uvuze. Bapapa beza rero, nubwo ibibazo biba bimeze gutya, ahangaha ndatanga inama. Igihe ubona ko umugore wawe yamaze kumenya yuko uri ikirara, ntuzatekereze yuko wazagukunda. Oya, buriya abamama hari ukuntu ibintu nk'ibyo ngibyo bireberaho, noneho bikagenda bikaba mu mutima, bigasa nkaho byimuye wa muntu mu mutima wawe. Rero ibyo nababwiye byo kubyakira ukabana nabyo, hari aho bituma umwimura mu mutima, ukavuga uti sinkwitayeho. Ukajya umubona nk'abandi bantu bose bagenda batambuka, yaza mu rugo ukamubona nk'umushyitsi yinjiye. Ntabwo ukimufite ku mutima wawe, kuko twebwe dukunda abadukunda, abaduteye umugongo rwose. Haba harimo akantu gakeya nyine, kuko mwabyaranye, kuba ukireba abana be imbere yawe, nako gakeya, nako kuba gafashe uwo mutima ho gakeya. Ariko burya ntabwo uba ukimukunze urukundo rwuzuye. Umuntu wakubabaje gutya, umuntu waguteye ibikomere bingana gutya, reka natwe abagore dushaka abagabo bacu kubana nabo twenyine. Uko abagabo uba wumva nta mugabo mwasangira umugore wawe, niko natwe abagore tuba twumva nta wundi mugore twasangira abagabo bacu. Rero ahangaha bamama beza, twabonye umuti wo kwigira, ugashaka icyo ukora kugira ngo ukure amaso ku mugabo. Umuti wa kabiri rero ni uguceceka, nabibabwiye, kwiga kugabanya amagambo. Umuti wa gatatu rero, niba uyu mugabo agenda kandi yavayo akanagukenera, ntabwo uzanga inshingano ko bajya badusebya
ukabona agenda gutaranga yuko mu buriri utamwitaho, kandi ibi bintu ni bibi. Rero iyo byagenze gutya, mu kwanga kwirengagiza za nshingano, gura puridanse kugira ngo uyu mugabo atazaza akakwanduza za ndwara. Ntabwo azabasha kwifata ku wa mbere ngo yifate ku wa kabiri, yifate ku wa gatatu, ntibyashoboka. Biriya rwose baba batubeshye. Niba byagenze gutya rero, gura puridanse uzishyire mu rugo, kuko we ntazo yawe.